urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. ubona nanjye nshobora kuba nta kubona Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? how do you feel in the boss wawe? ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert siko ntagira nigute hagera ubwabyo mugiye kugonga ngo kwitine ukuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye hantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. si ubizi okay nta kibazo bashaka kuguha deal kandi biba amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV. ndababwire iyo sanzwe ifite ariko ntayo mubona nayo tubona umva ruge reka nkubwire Okay, ibintu sawa. ntibishaka wakabyara wenda kwigize ahubwo reka mbabwire ikintu kimwe mwibeshya mukagira ikintu mukora ku mugore wanjye ruge ibintu biza kubaho ntabwo muza kubikira. sheri reka nkubwire wakabyara we uratwibagiwe aka kanya uratwibagiwe mbabarira mubwire wakabyara we mbabarira Okay. nukuri mubwire vugana n'umugore wawe ntabwo nyiri mu maboko yanyu. umva vugana nawe ruge nukuri kw'Imana bafatiye icyuma mbabarira utaga ibyo bintu ntibishakwa pe mami sihumura yewe nta bushobozi bafite bwo kugira ikintu bagutwara abafite ubu ngubu ntabwo yaba bafite icyuma. Bakunzi ba filime y'inzira y'umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kuri episode tugezeho. Nyiranambara noneho abashije kubona ikintu cyamutera ubwoba. Yari yarigeze umuntu udakangika ashuka Fabiola ngo ntago yatinya ba kamarade, ariko ubu abashije kuba yagira ubwoba. Baje kumureba bamubaza Rugema yuko aba basore bari gushaka Rugema cyane kubera ibintu yaba yarabakoreye. Rero nimba ugejeje kuri uyu munota tukiri kumwe, jya muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, nimba nta gitekerezo ufite ubundi ushyiremo ama emoji y'umutima aho muri comment kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba tukiri kumwe n'abantu. Rero hano Nyiranambara kamarade na Emile bari baje kumureba, baje kureba Rugema kubera ko Rugema yabashije kuba yagambana we na wa musaza ise wa kamarade. Rero nibyo bitumye baza kureba Rugema hano kwa Nyiranambara, ariko ntago babashije kuba bamubona kubera ko Rugema ntago arabasha kuba yagera hano kwa Nyiranambara. Ari ahantu yagiye kuba arimo aragambana na wa musaza ise wa kamarade wamuhaye impapuro z'imitungo yaba iri bageza. Rero niyo mpamvu atigeze aza hano, barimo baragambana uburyo bashobora kuba bagurisha ya mitungo. Noneho bamaze kuba bakumvikana uburyo bashobora kugurisha iyi mitungo bakagabana, noneho bakaringanyiza. Rero Rugema arimo arashuka wa musaza ati ni wowe ugomba kujya kunoza guhinduza amazina ukitirirwa iyo mitungo kubera ko Rugema asanzwe bamuzi. Rero kugira ngo bikunde azabikora aba hano, ariko ba kamarade bihuse cyane baza batarahagera. Hari ahantu bagicumbitse mu cyaro yuko hari umuti wari warasigaye bari kuzaha iribagiza ngo yibuke byose, niwe Rugema yari yagiye kuba yabasha kuba yazana. Rero ibi ni ibintu byatumye abakunzi bacu bagendaga bibaza ibibazo byinshi cyane. Rero ku bibazo bimwe na bimwe mwagendaga mwibaza kuri ino filime Inzira y'Umusaraba mugiye kuba mwabisubizwa, ariko twanabonye ko hano iribagiza yararimo arira cyane kubera ko ise wa kamarade yabashije kuba yamugambanira we basigiye imitungo yari kuzaha ba iribagiza, ari we ufite na wa muti iribagiza yari kuzanywa kugira ngo yibuke ibintu byose noneho bijye ku murongo. Rero iribagiza yararimo aririra cyusa amubwira ati ise wa kamarade no umugambanyi. Rero iribagiza nawe yabimenye ko yabashije kuba yagambanirwa n'uyu musaza kubera ko ari we wari ufite ubushobozi bwo kuba yavura iribagiza akabasha kuba yakira, ariko abashije kuba yafatanya na Rugema mu gutwara imitungo yaba iribagiza. Rero ni ibintu byagumye bicanga abantu benshi cyane kubera ko iyi filimi iri kugenda idutungura. Hari amasomo ariko menshi turi kuba twabasha kuba twakuramo, abantu batari kubasha kubona aya masomo turi kugenda tubona muri ino filimi. Nk'aha ngaha aho Nyiranambara yashukaga Fabiola ibintu byinshi cyane ngo azajye agira ibintu abasha kuba yakorera ba Emile, ngo azajye kwitanga kwa Emile babashe kuba barekura Rugema. Ariko urabona ko ariwe wari ufite ubwoba bwa mbere nk'umuntu twari tuzi utagira ubwoba. Burya buri kintu cyose
kigira ubwoba biterwa n'icyo cyagiye gihura nacyo. Niyo mpamvu mwabonye ko Nyiranambara nawe hano yari afite ubwoba bwinshi cyane, amanika amaboko asaba imbabazi, afite amarira menshi yiregura ibintu, avuga ati icya mbere kiba ari ubuzima. Hano bahamagaye Rugema, rero byari biteye ubwoba kubera ko Nyiranambara twari tuzi ko ari umuntu utajya ugira ubwoba, twari tuzi ko ari umugore w'igishegabo wamaze kuba yakisobanukirwa. Rero ni ibintu byagumye bitungura abakunzi bacu. Nawe rero nimba byagutunguye ntugende utagiye muri comment ngo bitubwire ko ibi bintu ubonye kuri Nyiranambara bibashije kuba byadugutungura, yuko ni ibintu tubonye bwa mbere muri iyi filime, aho Nyiranambara abasha kuba yasaba imbabazi ku mugaragaro, noneho akaba yanapfukama hasi akaba yasaba imbabazi. Uri kumva ko rero hari isomo rikomeye cyane twabasha kwigira muri iyi filime, nuko mutabasha kuba mwayabona. Abantu tubasha kubona iyi filime uburyo igenda, hari amasomo menshi baba bari kutwigisha atambukamo, ko buri muntu wese uko wigira muremure kose ushobora kuba waca bugufi, biterwa n'umuntu ushobora kuba wagucisha bugufi. Abantu uba usuzugura ejo nabo bashobora kuba wabapfukamira bakagusuzugura, nabo hari ikintu uri kubasaba. Rero muri iyi si iyi nyigisho dukuye hano kuri Nyiranambara nuko ugomba kubaha buri muntu wese, yuko ejo nawe ashobora kuba yaza kukubaha, kubera ko ntago uzi ejo ukuntu hazaba hameze. Rero ni ibintu byagumye kuba byatera abantu benshi urujijo. Nawe nimba hari ikintu kibashiye kuba cyagutera urujijo muri iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, ujye muri comment ubashe kuba wakitubwira, kugira ngo tuzabashe kuba twagusobanurira kuri icyo kintu cyaba cyaguteye urujijo. Rero iyi filimi haba harimo amasomo menshi. Hari abantu muba mubona bakina ari abagome cyane, nago bivuze ko aba ari abagome mu buzima busanzwe, ahubwo ni inyigisho baba bashaka kuduha zigiye zitandukanye. Rero ngaha mwabonye ko ba Kamarade na Emile bakinnye ari abagome cyane, hano Nyiranambara arimo asaba imbabazi. Rero hariho abantu bagera mu buzima busanzwe mugatangira kuba mwabaha akato, mwahurira nko muri resitora ugatangira kuvuga ati dore wa mugome. Ntago ari ibintu byiza cyane kuba wabasha kuba watuka aba bakinnyi ba filimi kubera ibintu baba bakinnye muri filimi. Ibi ngibi ntago aba ariko baba bameze mu buzima busanzwe. Rero ntimukajye mubasha kuba mwabaha akato, yuko tumaze kubona abantu benshi bakina filimi babasha kuba bajya ahantu runaka nko mu ruhame cyangwa mu gusenga, agiye nko kwisengera, ugasanga abantu murimo murabacumuriraho, murimo murabavuga ati uriya muntu ni umugome namubonye muri filimi iyi n'iyi. Rero ntabwo byaba ari ibintu byiza cyane kuba wamucira urubanza, yuko hari isomo aba ari kutwigisha ari kubasha kuba yatanga muri iyi filimi yacu. Rero nimba tugeranye kuri uyu munota, ndagusaba kujya muri comment ugatangamo ibitekerezo byawe, kubera ko ari ibintu byiza cyane kuba wabasha kuba watanga igitekerezo. Kuba uri kumva ikintu ukabasha kuba watangamo igitekerezo biba ari ibintu byiza. Rero icyo ngusaba nyine ubwo ni ukugera aho ngaho, nimba nta n'igitekerezo ufite ugashyiramo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu, yuko hari abantu tuba turi kumwe bicecekeye batavuga. Rero jya bitwereka muri comment niba ubasha kuba wakurikirana iyi video, nubona hari ibintu bibi tuba twakoze ubashe kuba wabitubwira muri comment, tubashe kuba twabikosora, ariko ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Yuko ibi bintu igitumye mbivuze, hari abakunzi ba filime nyarwanda bagenda bareba ibintu muri filimi, bagera hanze umuntu bakaba babasha kuba yagera muri sosiyete nyarwanda bakabasha kuba bamufata nabi. Rero ibi ntago biba ari ibintu byiza, niyo mpamvu itumye mbigarukaho muri ino filimi yacu, kugira ngo abantu mubasha kuba mwakora ibi bintu, mukaba mwabasha kuba mwaha abantu akato mu bantu bakina filimi nyarwanda. Ntago aba ari ibintu byiza, ntago biba bivuze ko ibi bintu akora muri filimi mu buzima busanzwe aba bikora. Rero muba mugomba kubana nk'umuntu akigira gusenga, ariko kubera ko wamubonye muri filimi ugasanga uri kwirwa umucumuriraho, ntago ibi bintu biba ari ibintu byiza cyane. Nimba nawe ubasha kuba wabigira, rero ugomba kubicikaho, yuko ibi bintu bibabaza abantu bakinnyi babasha kuba baduha amasomo yo kwifashisha mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu mba nkubwira ati ibi bintu ugomba kuba wabicikaho nimba usanzwe uba ubikora. Rero hano twabonye ko uyu musore mushiki wa Iribagiza yararimo akundana na Kanyana, noneho ibintu byabashije kuba byamera neza. Muri episode twabonye yarangiye ibintu ho byari bimeze neza, ariko nkwibutsa ko uyu musore abasha kuba yakundana n'abakobwa babiri, kubera ko bamukunze ari babiri, ariko ntago tuzi uwo azahitamo. Twabonye ko akundwa na Kanyana, akongera agakundwa na mushiki wa Cyusa. Rero ibi ni ibintu byabaye, ibintu biba bihuriranye muri iyi filimi, aho abakobwa babiri bagiye kuzaba barwanira umuhungu umwe, ariko sinzi ukuntu bizagenda. Nimba hari igitekerezo ubifiteho, tujye duhurira hano hasi muri comment, nimba tuba tubashiye kuba twagerana kuri iyi minota
tuba tugeze ahantu habashije kuba haryoha, ahantu tubasha kuba twakura isomo ry'umunsi muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yuko hano nk'uko buri gihe mpora mbivuga tubasha kuba twakuramo amasomo agiye akomeye, agiye atandukanye, kubera ko iyi filimi hari ibintu itwigisha tutabasha kuba twabona. Abantu benshi rero nk'uko njya nkunda kubivuga tuyireba ntabwo tuba tureba aya masomo abasha kuba yavamo, twebwe turareba kubera ko dukunda filimi nyine Inzira y'Umusaraba. Rero haba hari amasomo bari kuduha, niyo mpamvu ubona umunsi umwe bakinnye ukabona filimi yakubereye mbi, ariko ntabwo biba ari ibintu byiza kuba yakubereye mbi, kubera ko aba ari isomo runaka baba bashatse gutanga, we ntubashe kuba waribona, niyo mpamvu iba yakubereye mbi. Hari abantu iba yafashije, iba yabereye nziza. Rero niyo mpamvu mba nkusaba kuba wakanda subscribe kuri iyi channel ngo ujye uza usobanukirwe buri kimwe, kubera ko ibyiza byose biba hano kuri ino channel. Nimba nawe hari ikibazo ujya wibaza kuri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ujya ukitwandikira aho hasi muri comment, nurangiza ukande like kugira ngo ujye utwereka ko tuba turi kumwe n'abantu nyine baba babashije kugera kuri iyi minota tuba twagiye tubakorera. Ni iminota mikeya cyane ibasha kuba wakungukiramo ibintu byinshi kuri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, ukabasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kigiye kuba cyakurikira n'ikiriho, n'ibyayinyuzemo byose ubisanga hano kuri ino channel. Niyo mpamvu nkora nkubwira ati ntukajye ugenda udashyize igitekerezo aho hasi muri comment, kugira ngo tube tureba ko hari abantu tuba turi kumwe kugeza kuri izi saha tuba tugezemo. Ariko hano Iribagiza ari mu buzima butabashije kuba bwamworohera cyane, kubera ko yabashije kuba yagambanirwa, akagambanirwa n'uwo bita Rugema ndetse na se wa Kamarade, kubera ko ise wa Kamarade niwe basigiye impapuro z'imitungo y'uyu mukobwa Iribagiza. Ariko rero yabashije kuba yamugambanira, bashaka kwirya we na Rugema. Uwo muntu bizeye bakaba baha ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo abashe kuba yazaha aba bana bakuze imitungo yabo. Abashije kuba yagambana na Rugema, agiye kuba yayiba n'ubundi, ariko umbabarire ubashe kuba watanga impapuro z'abandi, kubera ko tuzashaka imitungo yacu nyuma. Rero sinzi ikintu cyateye Nyiranambara kuba yasaba imbabazi, mbanza ari uko bano bahungu bari baje noneho bariye karungu. Rero akaba yarashukaga aba bana Fabiola uyu nguyu bavukana nyine, ngo abe yajya kwa Kamarade kuba yajya kuba yaganira nabo. Fabiola rero yamubwiye ko bano bahungu abazi, yabiboneye neza. Rero Nyiranambara ntabwo yari abazi neza, kubera ko nta hantu bari barahuriye, nta kintu bari bakamufashije. Ariko uyu munsi byashobotse ko baza kuba bahura, bakaba babasha kuba baganira. Rero niyo mpamvu wabonye Nyiranambara yahise atungurwa cyane, ukabona atangiye kuba yagira ubwoba bwinshi cyane, nuko aba bahungu yababonaga gutya, yababonaga bagenda, ntabwo yarazi ubugome bwabo. Habuzeho gakeya ngo bamwitwarire ubuzima, kubera ko bari baje kumwica n'ubundi. Ariko habuzeho gakeya nuko babashije kuba bamugirira impuhwe. Yari arimo avuga ati mukore icyo mushaka, ariko yabasezeranyije kuba yabafasha igihe Rugema yabasha kuba yaza muri uru rugo, yahita ahamagara Kamarade na Emile. Ese ibi bintu Nyiranambara azabikora? Abo mubona Nyiranambara azabasha kuba yabikora dukurikije ubwoba yari afite? Bajye muri comment babashe kuba batubwira yuko ukuntu tumuzi Nyiranambara ntabwo yabasha kuba yakora ibi bintu ngo abe yagambanira umugabo we n'uburyo amukunda. Kandi mwibuke neza abantu twarebanye episode zagiye zitambuka, uyu mugore yafatanyije na Rugema kwica ababyeyi ba Iribagiza na musaza we. Rero ni ibintu byari bigiye bikomeye cyane muri iyi filimi ku bakunzi bayo batabashije kuba bayireba yose ngo bayisoze. Hano tuba tuje ngo tube twakugira inama y'ibintu byagiye bitambukamo hano, nawe ukuremo ubumenyi bumwe na bumwe mu masomo aba yagiye atambukamo hano, yuko iyi filimi mu kuyikina haba hari amasomo runaka baba bari gutanga, ariko hariho abantu batabasha kuba bayakurikira. Rero hano twabonye ko Iribagiza yari afite agahinda kenshi cyane ko kubura imitungo y'iwabo, akaba yamenye ko uriya musaza papa Kamarade yabashije kuba yabagambanira bakamutwarira impapuro z'imitungo, akabasha kuba yaziha Rugema. Urumva ko byari ibintu bikomeye cyane muri iyi filimi ku bakunzi bayo. Rero umuntu waba wabashije kuba yatungurwa na Nyiranambara ibintu yaba yakoze muri iyi filimi, najye muri comment duhuriremo atanga igitekerezo cye y'uburyo yabonye Nyiranambara ibintu yabashije kuba yakora, yuko ni ibintu bidasanzwe cyane mu mateka ye. Ni ibintu tubonye bwa mbere muri iyi filimi, no mu zindi filimi zose yagiye akina n'ubwa mbere tubonye uyu mugore akina yacishije bugufi, arimo asaba imbabazi. Rero mu buzima hari isomo tuba tugomba kuba twakiga, burya buri kintu cyose kibaho
kubw'impamvu muri ino filimi rero hari isomo babashe kuba batanga, nimba utaribonye hano nicyo tuhabereye ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Rero abakunzi bayo babashe kuba babona amasomo Nyiranambara yatangaga muri iyi filimi, mwajya muri comment mukayabwira bagenzi banyu yuko yatanze isomo rikomeye cyane ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Rero reka mbanze kuba nakubwira ati nimba tugeranye kuri uyu munota, reba iryo jambo ryanditseho subscribe ubashe kuba warikandaho, nurangiza umanuka aho hasi muri comment ube watanga igitekerezo cyawe, nurangiza ukande like, nushaka unasharinge abandi babashe kuba babona iyi video, kubera ko haba harimo ibintu byinshi biba ari byiza tuba twabateguriye kugira ngo tubashe kuba twabagezaho iyi filimi ibagereho, muyishimire mubashe kuba mwanyurwa. Ariko hariho abantu benshi batabasha kuba banyurwa kubera ko mu Rwanda nta muntu upfa kuba yanyurwa n'ikintu cyose, ntawashimisha bose, gusa abo tuba twashimishije baba bahari, ababa badukurikiye bakaba bakumva inyigisho nabo baba bahari ziba ziri muri iyi video. Rero nawe niba ufite ikintu ushaka kuba wakigisha bagenzi bawe, ntukajye ukihererana, ujya umanuka hasi muri comment ubashe kuba wacyandikamo yuko abantu bazajya baza bagisome, basome inyigisho yawe. Rero ni byiza kuba twafashanya, yuko ibintu byose n'ubufatanye, nitutabasha kuba twafatanya nta hantu tuzagera. Rero muze twese dufatanye twubake u Rwanda twifuza, dutanga ibitekerezo mu bintu byose twagiye tubona, kugira ngo tubashe kuba twafasha abandi bantu babasha kuba bareba iyi video ariko ntibasobanukirwe. Rero byose tubikorera aho hasi muri comment kugira ngo buri muntu wese aza ari gusoma comment zatewe muri ino video. Ku bantu baba batanze ibitekerezo, burya comment zanyu zirasomwa ntago zihereranwa. Rero icyo nagusaba ni ukujya utanga igitekerezo cyawe yuko